telefone yangirisha ugiye kumuhamagara se Maître Jewe ndi Platin mugira inama kuko ndi no kubikurikirana. Yego. Nukuri uyu mwana namugira uwanjye nkiya muri ya mugabo kuko uri ya mugabo ni rutwitsi ni nawe waje gusenya umuryango kuko yatabivuga ntibyari kumenyekana. Kabisa. Noneho Platin nk'umuntu w'inyangamugayo nk'umusore mu by'ukuri twemeraga uyu mwana mu nyungu z'umwana. Yego. Yakwiriye kugira ngo uyu mwana mugire uwe anahita ajya mu kumwandikisha mu irangamimerere kandi rwose bibandeme nabaye byiza. Nta udakosa yababarira umugore bakongera bakabana ibyo ari byo byose umugore nawe arabonye kabisa jewe ndabivuga nk'umubyeyi yego nanjye niko mwana Maître rwose umubyeyi rwose mu mategeko ho hari ukundi yabitegeka ko ndabivuga nk'umubyeyi mu nyungu zuriya mwana ugiye kuba victime akazakura atereganwa n'umugabo nkuriya waje gusenya urugo rw'abantu kugeza kuri uyu mwanya ubu turavuga ko umwana asubira kwa se cyangwa aguma kwa Platin umwana n'uwa Platin kugera kuri iyi saha ku mategeko yego umwana n'uwa Platin umwana afite se umugabo wa nyina kandi yaramubeshye ngo namubye Platin ni ufite uburenganzira bwo kudezavu umwana kanga umwana kandi bica mu nkiko ntabwo ari ukubivuga gusa ni we ashobora kuvuga ati nubwo yabyawe n'uriya mugabo uyu mwana n'uwanjye sinshaka ko uyu mwana azagira igikomere ngewe Platin nk'umugabo w'umunyarwanda ariko niba nabyo bimunaniye kubyakira afite uburenganzira bwo kujya kubiregera muri keko icyo bita kwanga kwihakana umwana utabyaye ariko kugera kuri uyu munota bitaraca mu rukiko umwana n'uwa Platin imbere y'amategeko n'imbere y'Imana none aramutse wenda yikuyeho umwana bikaba ngombwa ko atandukana n'umugore we uwo wamubeshye imitungo Platin afite babaye barasezeranye ivangamutungo risesuye bayigabura ubu etaje ya Platin barayigabura barayiryaho 50% rwose barayimwandikaho 50% umwana namwihakana azajya kwase ariko umugore bazagabana kuko basezeranye ivangamutungo itegeko ntirihinduka umuntu wakwemereye kukwiyamburira ubusa yego akemera ko izo ntanga zinjira muri we ukamutera inda akakubwira ngo wanteye inda yabivuze iki rero uramuha option ebyiri niteguye kugushaka kugushyira mu rugo cyangwa se mu kimwe ndiyandikishaho umwana wowe ubwawe urahitamo ko nkugira umudamu mbe papa w'umwana ube mama w'umwana cyangwa niba wumva tutabana umwana ndamwiyandikishaho hanyuma nzajye mukurikirana mufashe umufite so ukiba nuvuga ngo izi ngaruka zose uyu mwana uzamara gukura agasanga harabaye isigana hagati ya nyina n'uwitwa umugabo wa nyina yego umugabo wa mbere cyangwa wa kabiri ubwo urumva uyu mudamu afite ni umugabo wa kabiri ubwo anyway iyo tuvuze ngo umugabo we ni Platin naho wa mbere we barasambanye yakoze ubusambanyi kabwira rero nahuye n'umuntu yanteye inda nubwo ukunda isura yanjye yego ukaba unkunze ariko ndatwite nibwira ko Platin atari kwanga kwakira ugushaka uwo mukobwa ariko urumva ntiyamubwije ukuri baca umugari mu Kinyarwanda nk'inkubisi y'ambabyi irayitarukiriza iyo atamubeshya ngo abajura barabibye ngo amuhagurutse n'injoro aho yari yibereye harya ni kwari yakuru urumva baca umugari mu Kinyarwanda nk'inkubisi y'ambabyi irayitarukiriza abantu bihangare kuba mvuze iryo jambo tubabarire kuko ni inyito na Bibiliya ivuga amabyi Ezekiel 15 haravuga ngo maze irambwira iti dore amabyi y'abantu nyagukuyeho ngo habisheshe by'inka zawe uzajye bari byo utekesha ibyo kurya byawe amabyi y'abantu nyagukuyeho ivanga mutungo kuvanga umutungo bisobanura iki reka bamaze nkubwire kamana yego abantu baze batera udutebe abari mu modoka ni baparika ahantu kuri parking babanze batega amatwi bumve ni mutera udutebe aho ngaho mbaze babwira umva icyo ngiye kubabwira dore ngiki yego none se pastor ndatekereza niba wagiye mageragere wagiye mu minsi yashize wahanuye ko honorable Bamporiki Edouard atazafungwa ariko aza gufungwa ese wabagiye mageragere wabamusuhuje urumva honorable Bamporiki ntabwo ari kwitaba mpamagare Platin kuko jewe ndifuza mubwira uti ndi kumwe n'umupastor arimo aratanga ubujyanama hagati yawe na madame ntuvuge byinshi umwana ngana iki ibyo birahagije
ongera volume ya birumvikana uvuye mu kanya naguhamagaye ni kusaba ko twakorana ikiganiro kuko nayo mfite byinshi nshaka kukubaza urambwira ngo uri mageragere uri gusohoka waruvuye gusura abantu waruvuye mageragere gusura ndi mu by'ukuri waruvuze kuri honorable Bamporiki Edouard si we wenyine gusa harimo nabandi badafite kivurira badafite gisurwa batari abastare batazwi muri social media bambwiye bati pastor dukeneye bibiliya dukeneye ibitabo by'indirimbo n'ubundi bufasha butandukanye rero Imana gushobozwa n'umwuka wera Imana ikashoboza bibiliya ibitabo by'indirimbo n'ubundi bufasha butandukanye Imana uko Imana ishoboje ngo bagomba kugenda nkabona na n'abasosiyare bo kwigororo rya mageragere si honyine ndetse n'ahandi zansinda muri Rwamagana Muhanga Impanga muri Nyanza Karubandi Butare gereza Cyangugu ya Gisenyi Nyakiriba ya Miyove Gicumbi Ibyumba na gereza y'abadamu za Nyagatare n'ahandi nanone harindi y'abadamu ku Gikongoro muri Nyamagabe aho hose rero uko umwami Imana ashoboje mba ngomba kugerayo so rero si ibyo gusa hariho ubona nakoze ikiganiro nk'iki akavuga ngo pastor nifatanyije nawe kubw'ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana kwamamaza ubutumwa bwiza ukoresheje bibiliya mu bafungwa n'abagororwa bari mu bagororero abo rero nabo reka tubashimire mu izina rya Yesu abari kure abari hafi abari mu Bufaransa abari muri Amerika muri Canada mu Bubiligi Norvège Australia mu Rwanda mu Bugande Kenya Burundi Kongo kwisi yose reka shimire rero abo bafatanya bikorwa hirya no hino baba bavuga batariko natwe umwami Imana aturebe neza kubw'umurimo w'Imana natwe tuba tugomba kugira icyo dukora Bibiliya imwe Bibiliya 3 Bibiliya 2 Bibiliya 30 Bibiliya 40 ibintu nk'ibyo umuntu akaba yavuga ati nanjye ndakora igikorwa gisa nk'icyo cyangwa se udafite udusupresi cyangwa udafite buriya nari amashati bambara nazira n'ifomu bafite barazishyura twe twari tuzi ko iyo ribi batwaye bazihererwa ubuntu ariko giye twaganire nabo bambwira yuko bazishyura none se pastor ndatekereza niba wagiye mageragere wagiye mu minsi yashize wahanuye ko honorable Bamporiki Edouard atazafungwa ariko aza gufungwa ese wabagiye mageragere wabamusuhuje urumva honorable Bamporiki ntabwo twabonanye aho sinjya rwose ndo mukristo kutabeshya sinshaka gukora pranka zo kubeshya ntabwo twabonanye uriya iyo ngiye biba bisaba ngo mwandikishe ku giti kiwe so urumva rero ntushaka kwandikisha abantu babiri batandukanye ariko iyo mvuze ngo ngiye mu rwego rw'ivuga butumwa harabo tuba tugomba kubonana mu buryo butandukanye mu buryo mwe cyangwa se ubundi nkabona n'abasosiyare hari ibikorwa runaka bagomba gusiga imageragere cyangwa se kurindi gororero runaka rero ntabwo honorable twabonanye icyakoze ndateganya ko next week ngomba kuzajya kumusura kuko maze kumusura gatatu yego ya birumvikana none abo mwabonanye wasanze bimeze bite baraho kandi barishimira ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda baragira bati Imana yasekeye Rusesabagina nabo bari bari kumwe twe twakoze ibyaha bitaruta ibya Rusesabagina bakavuga bati ibyaha byo kwa Rusesabagina nabo bari kumwe nibyo byari bikomeye kuruta ibyacu iyo Mana yabagiriye neza rero Imana yabagiriye neza natwe twibuke so nkababwira ngo rero ni muhumure inyuma y'umuntu hari uwundi so nyuma y'imbabazi zageze kuri abo ngabo nabumwe zigomba kubagiraho ineza y'Imana ntayitaba Yeremiya 29:11 Imana yabwiye Yeremiya ngo nzibyo nibwira nzabagirira nibyiza ntabwo ari bibi kugira ngo mbarebe mu mutima mushya w'ibyo muzabona hanyuma so muyandi magabo bivuze ngo none ijambo rikavuga ngo umurongo wa 30 ngo muzagenda musenga nanjye nzabumva nuvuga ngo tuzagenda dusenga Imana tuyambaza nayo izatwumva Amos 9 umurongo wa 11 Imana ibwira Amos ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye nindangiza nice n'ibyuho byaryo nzegura ihema rya Dawidi ihema rya Kamana ihema rya Korode ihema rya Kwizera ihema ry'uri mu Rwanda uri muri Amerika uri muri Canada uri muri Australia uri mu Bubiligi uri muri Schengen mu bihugu bya Schengen uri mu Bufaransa uri mu Bwongereza hirya no hino ku isi yose uwo munsi nzegura ihema ryaguye nindangiza nice n'ibyuho byaryo hari abantu rero amahema yabo yaguye neza completely ariko Imana yagira iti nzegura ihema inzu yasenyutse nzongera nyubake urugo rwasenyutse nzongera rwubake fiancé yasenyutse nzongera nyubake ibyangombwa babuze nzongera mbiguhe amadeni ufite nzongera nkwishyure nzegura ihema ryasenyutse nindagiza nice n'ibyuho byaryo Yeremiya 31 umurongo wa 4 Imana ibwira Yeremiya ngo nzongera kukubaka kandi n'inkuba kuzaba wubakitse wa mwari w'Isiyoni we
uzongera ugira amashako meza kuruta ya mbere. Wa mwari wo mu Rwanda we, wa mwari wo muri Kenya we, wa mwari wo muri Tanzania, uwo muri Kongo ubwayo nuvuga ngo Kongo irimo iragenda isenyuka, ariko Imana igiye kongera yongera yubake. Hari abanyamurenge, agacika abanyamurenge za Masisi n'ahandi, za Uvira n'ahandi barimo barasenyuka, ariko Imana igiye kongera ibubake. Hari abagogwe bo muri za Masisi, zabunagana n'ahandi barimo baragenda basenyuka bava mu byabo, ariko Imana igiye kongera ibubake mu izina rya Yesu. Abari muri Kongo, bari mu Bugande, abari mu buhungiro butari bumwe na bumwe, abari mu bihugu byo hanze i Burayi, Imana igiye kongera ibubake. Aho waba uherereye hose Imana izongera ikubake. Imana ibwira Yeremiya ngo nzongera kukubaka. Ububakwa numeze ute? Nuvuga ngo ininzi isenyuka hanyuma ikongera ikazamurwa bushyashya. Hano mu Rwanda tugira ibyangombwa bitandukanye. Mu murenge hari icyangombwa cyo gusana ni inzu yagiye ibomoka ariko ikaba igihagaze. Noneho kuvugurura ni inzu ishobora kuba ari ntoya ariko ukaba ushaka kongeramo ibyumba cyangwa hari ibindi bintu ushaka kuyivugururaho. Aho rero reka nkubwire nzongera kukubaka. Ni inzu noneho kubakwa, ni inzu yasenyutse ikajya hasi, hanyuma imvura ikagwa, imivi igatemba, iyo nzu igasenyuka burundu kompuri. Nzongera kukubaka kandi ni inkuba kuzaba wubakitse. Noneho kubaka niki? Ni umuntu wasenyutse akajya hasi akagwa, yaratunze, yari yubatse, yarafite amafaranga, yarafite ubucuruzi, yarafite urubyaro, abana bamushiraho, urubyaro rumushiraho, yarafite urugo rurasenyuka, yarafite ibyangombwa, yashakaga ibyangombwa, abandi barabibona warabibura, ariko ijambo riravuze ngo nzongera kukubaka kandi ni inkuba kuzaba wubakitse. Wa mwari w'Isiyoni we, wa mwari wo muri Afrika we, wa mwari wo muri Amerika we, wa mwari wo muri Canada, wa mwari wo muri Australia, wa mwari wo mu bihugu bya Schengen, mu Bwongereza n'ahandi, nzongera kukubaka kandi ni inkuba kuzaba wubakitse. Urushako rwatakaye, urushako rwapfuye rwasenyutse, nzongera nkubakira urushako, uzongera ugira amashako mazima. Haleluya, nzongera kukubaka. Ariko kama ndigufashwa Imana yubaka urugendo cyangwa ntirwubake? Irwubake. Yongera igubake cyangwa ntirwubake? Imana irambye ngo igiye kongera yubaka urugendo bundi bushyashya. Amen. Imana ibwira Yeremiya ngo nzongera kukubaka. Ndagira ngo buri muntu wese wumvira ijambo avuga ngo nzongera kubakika. Nzongera kubakika. Imana iravuze ngo igiye kongera kubake wa mudamu we, igiye kongera kubake wa mugabo we, igiye kongera kubake wa musore we, wa mukobwa we. Imana igiye kongera kukubaka. Wa mukozi w'Imana we wari warasenyutse, wasenywe na bagenzi bawe, wasenyukiye ahantu runaka, wasenyukiye mu rusengero, wasenyukiye hanze y'itorero, ariko Imana ndavuze ngo nzongera kukubaka kandi ni nkubaka uzaba wubakitse. Wa mwari w'Isiyoni we, Imana izongera kubake kandi ni kubaka uzaba wubakitse. Haleluya. Hari ibintu byasenyutse, hasenyutse ibintu byinshi, ariko Imana ndavuze ngo nzongera kukubaka. Uri hano mu Rwanda, insanganyamatsiko dufite muri iki gihembwe cy'iminsi 100, twubake twiyubaka. Twibuke twiyubaka. Nuko kwibuka wiyubaka, hari ibintu ugomba kwibuka byakubayeho, ntacyo wari ufite muri cya gihe wasenyukaga, ariko Imana yagiye kubaka. Imana yaguhaye ubumenyi, yagushyize mu ishuri, wize kaminuza, hari abandi bataribonye. Imana yaguhaye inyubako, Imana yaguhaye urushako, wabyaye abana, ufite umugore, ufite umugabo, ariko Imana yaguhaye inshuti. Imana yavuze ngo nzongera kukubaka, nzongera wubakitse, nzongera kukubaka. Amen. Yego pastor, tukiri aho ngaho reka twigarukire. Mu minsi yashize nibwo hari kuvugwa ibintu byinshi bitandukanye, cyane cyane kuri divorce. Umuhanzi bita Platin ngo agiye gukora divorce. Nuvuga ngo yagize ikibazo, ashakana n'umukobwa azi ngo umwana atwite n'uwiwe, agiye asanga umukobwa inda twite ntabwo ari iyo. Uribuka ibintu nigeze vuga ngo mu rushako harimo abashaka bagiye gushaka, harimo n'abagiye gushaka business. Uyu mukobwa yaza kubwiza ukuri Platin, kabwira rero nahuye n'umuntu yanteye inda, nubwo ukunda isura yanjye, yego, ukaba unkunze, ariko ndatwite. Nibwira ko Platin atari kwanga kwakira ugushaka uwo mukobwa, ariko urumva ntiyamubwije ukuri. Kwa kutamubwiza ukuri rero niho havuyemo ibibazo. So nuvuga ngo izi ngaruka zose uyu mwana uzamara gukura, agasanga harabaye isigana hagati ya nyina n'uwitwa umugabo wa nyina. Yego, umugabo wa mbere cyangwa wa kabiri?
ubwo urumva uyu mudamu afite ni umugabo wa kabiri ubwo anyway iyo tuvuze ngo umugabo we ni Platin naho wa mbere we barasambanya yakoze ubusambanyi muri bwa busambanyi muri cyaha bakoze rero icyaha ni ugusambana muri kwa gusambana havuye mu umwana si icyaha ni ukuryamana none buriya se biri bugende umwana aritwa wa Platin aritwa wa Olivier mu by'ukuri Platin yakaba yicana n'uyu mudamu umudamu yakaba yaca bugufi yego akagira abajyanama beza kuko basezeranye ushobora no gusanga barasezeranye ivangamutungo yego sesuye ahubwo ivangamutungo risesuye rero umwana uvukiye iwawe ntushobora kuvuga ngo umugore yamubyaye ahandi aba ari umwana wawe ahubwo ni umugisha ubugize uro Platin ibyo kujya gupimisha ngo DNA ngo iby'amaraso ibyo ngibyo bakabaye babivamo bakabaye babireka kubera iki kuko ivangamutungo risesuye none se umugore aramutse asambaniye iwawe akaguca inyuma mwarasezeranye ivangamutungo tuvuge n'urugero wowe tuvuge urugero kumanywa umugore agiye kuryamana n'umugabo amuteye inda nawe ninjoro muraryamanye ntayo ushyizemo ariko wayishyizemo kumanywa niwe wateye inda none se umwana navuka uzamwirukana navuka adasa nawe akavuka adasa na nyina akavuga adafite umuntu n'umwe basaba mu gisanira kiwanyu cyangwa wabo wa nyina uzamwirukana ntabwo wamwirukana nuvuga ngo ivangamutungo ni ukuvuga ngo tuvanze buri kimwe cyose buriya bavanze n'uriya mwana none se yamushatse afite umwana yaratwite yaramufite ariko Platin ariko yarazi ko umugore atwite ariko atwite inda ya Platin yarazi ko atwite inda ya Platin kuba byonyine yarazi ko atwite yaramushatse atwite rero bakavanga umutungo bavanze amaraso yaba ari aya Platin umugore yarafite amaraso ya Platin yaba ari Platin yarafite amaraso y'umudamu kuva baravanze ivangamutungo rero ntabwo nashyigikira ngo nibatandukane nta nubwo nashyigikira ngo umwana ngo se ngo reka da umwana buriya umugore erega kamana nawe wavutse wita so kariso ariko nyoko wakubwiye ni uziso twese ba mama nibo babanzi ba papa batubyaye aragenda no bavuga ngo umusaza w'iwanyu nazajya yitaye impano uzagirira wasanga bari subupfuye niko byubakitse niko ndi ruziba zimeze rero urumva ivangamutungo ndivusobanuke hari ivangamutungo rusange hari n'ivangamutungo muhahano hari n'ivanguramutungo rero iyo baza gusezerana ivanguramutungo uwo mwana bakaza gupima bagasanga ayo maraso wa mugani atari uwa Platin yari kuvuga ati nagushatse utwite twavanguye umutungo uyu mwana azajya kwasi yego ariko n'ubundi ngarutse inyuma nta nubwo yakabaye ajya kandi ahandi kuko n'ivangamutungo muhahano yego muri wa muhahano rero kuba yaramuteye inda byonyine kuba bararyamanye ubwabyo byemeza ko umwana yaba n'uwa Platin none ubu ngubu umugore wa Platin urabona kiriya kibazo ari kukitwaramo gute akimara kumenya ko umugabo yashyizeho inda yabimenye ko inda atari yiwe reka no buriya nkubwire kandi Platin yirwaga posting umwana baca umugari mu Kinyarwanda nk'inkubisi y'ambabyi irayitarukiriza iyo atamubeshya ngo abajura barabibye ngo amuhagurutse n'injoro aho yari yibereye harya ni kwari yakuru urumva bacumwe mu Kinyarwanda nk'inkubisi y'amabyi irayitarukiriza abantu bihangare kuba mvuze iryo jambo tubabarire kuko ni inyito na Bibiliya ivuga amabyi Ezekiel 15 haravuga ngo maze irambwira iti dore amabyi y'abantu nyagukuyeho ngo habe ibisheshe by'inka zawe uzajye bari byo utekesha ibyo kurya byawe amabyi y'abantu nyagukuyeho Imana ikuyeho amabyi abantu babasize hari umuntu ushobora kugusiga amabyi akagusiga umwanda wambaye ishati y'umweru wambaye isuti nziza wambaye inkweto nziza ugenda mu modoka nziza ariko ukagenda mu mabyi y'abantu ugatwara imodoka mu mabyi y'abantu ukanywa amazi mu mabyi y'abantu ukavugira mu mabyi y'abantu ukicara mu ntebe mu mabyi y'abantu abantu badusize umwanda hari abantu bagusize umwanda wowe nyitegeza kuri kamera ni wowe mbwira urimo uranyitegeza kuri kamera abantu bagusize amabyi y'abantu ariko Imana irambwiye ngo iguhanaguyeho amabyi abantu bagusize tangira uzamure haleluya cyane amabyi abantu bagusize Imana yayahanaguye mu izina rya Yesu amen barukiri nyine kwa turi kuvuga Platin yari kubyitwaramo gute cyangwa umugore wa Platin akimara kumenya reka rege nkubwire buriya rero kibyica abantu bose bashaka n'abana batoya batarakura bataranyura ubu ninongera gushaka jewe nzaba nzi
umugore ngomba gushaka agomba kuba ari umugore ukuze uzi icyo ashaka icyo ari cyo nanjye nkabaza icyo nshaka icyo ari cyo ibyo byo gushaka ibintu by'abana n'ibiki byose badasobanukiwe ugasanga umusore ashatse akiri muto kubera kwigira udufaranga Platin yari muto baza wumve nyine rero Platin kuba umugore yarabyariye iwe byonyine kuba yarashatse umugore azikatwite ubwabyo baragiye kwa executive umurenge bakarahira bakazamura ikiganza cy'iburyo akabazi ko umukobwa atwite bakajya imbere mu masezerano kwa padiri kwa pastor bagasezerana azi ko umugore atwite inda ni ya Platin kandi ibizami byakozwe barasanze umwana atari uwe ibyo by'amaraso umbwira ngo baba bapimye za kaki bapimye igihe ntukabizana igikuru isezerano riravuga ngo tuvanze umutungo ivangamutungo kuvanga umutungo bisobanura iki reka bamaze nkubwire kamana abantu baze batera udutebe abari mu modoka ni baparika ahantu kuri parikingi babanze batega amatwi bumve ni mutera udutebe aho ngaho mbaze babwira umva icyo ngiye kubabwira dore ngiki umusore n'umukobwa mu murenge witwa Mwogo mu karere ka Bugesera baragiye barasezerana basezerana umutungo muhahano hayoboraga umwegizetifu witwa Murenzi GMV abantu baramuzi Murenzi mu karere ka Bugesera executive Murenzi baramuzi ngira ngo ubungu bari mu biro by'akarere muri za social ibintu nk'ibyo mu rwego rw'akarere ka Bugesera ntabwo mbitsinze ko ndi pastor mpafite itorero mpa imwogo noneho bamaze gusezerana umutungo muhahano yewe nari impari muri yo sare ngo bukwe nabugiyemo bageze mu rugo inyamata ninjoro muri gahunda systeme technique umugabo umusore ashaka kuri gahunda kwaje gahunda ariko pass oya genda ntukabaze ariko umenya ko umukozi w'Imana w'umushumba je nivuga gahunda technique kwaje abakuru barabyumva abana ntibakwiye kumenya kwaje ntibakwiye kumenya technique diro ya masaha nyine abantu bagiye kuryama gahunda umukobwa abwira umusore tuvara nkubwira wimpindukiza isezerano twasezeranye urarizi wihitiyemo ivangamutungo muhahana nyishyura urabanza unyishyura nutanyishyura ubwo tujya kuwusezerana ivangamutungo akishyuza umugabo none se basezeranye ivangamutungo muhahano ntabwo ari ivangamutungo rusange basezeranye umusore yari afite umutungo mwinshi yari yarabyaye umwana hanze noneho we yanga kuzana umutungo yanga kuzana ivangamutungo yari afite ubutunzi bwinshi arangije azana ibintu by'ivangamutungo muhano ngo bazahana umutungo n'umukobwa noneho gahunda ya ninjoro kwaje umukobwa areba ivure umusore amaze atari ko se nakoze ubukwe narongoye cyangwa ndi mu biki umukobwa aramubwira ati mva rero nkubwire banza ubyuke ugenda urebe certificate yo muri mariage civile mu murenge mwirangamimerere harya twasezeranye iki kwa executive kwa Murenzi executive twasezeranye iki mu murenge wa Mwogo umugabo ati twasezeranye ivangamutungo muhahano niba ari umuhahano rero nyishyura amwishyura kwera kwicuruza nk'indayasi oya ariko se wowe icyo tuva ni igiki nyine sinde kubyumva erega buriya ambarugo iyo umuntu agufatira iyo igihugu gifatira ikindi ambarugo kireba hahandi hari umupaka hahandi hanyura ibimodoka hahandi hanyabagendwa hahandi hakenewe hahandi hanyura ibyo kurya hahandi hanyura amazi hakenewe gahunda zose aho ngaho hanyura amavuta kwaje aho hakenewe niho hafatirwa ambarugo ijoro rirake kumanywa umugabo aringinga arahendahenda wapi umunsi wa kabiri wapi umunsi wa gatatu wapi abantu ro bamugira inama namwe abaturere bafata kubwira wowe usezerana ivangamutungo muhahano kubera iki uracyari muto umugore wawe ni muto mwese kuki musezerana ivangamutungo muhahano uzi cyabayeho umusore rotipe yahise agenda atanga ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata hari Bugesera Nyamata mu mujyi atanga urukiko rw'ibanze rusaba ko ivangamutungo muhahano rikurwaho yatanze ikirego ko basubizaho bashyiraho ivangamutungo rusange kugira ngo basangire kwaje wabyumvise neza none rero umunsi yavuye gutanga ikirego uwo munsi nibwo umukobwa yahindukiye
sinyasi yayibonye ko ikirego cyakiriwe mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata. Urabyumva rero hari ibintu byose hari igihe umuntu bacumwa mu Kinyarwanda ngo umuntu amanika hagati yicaye akamanura ahagurutse. Urabona ko abantu buturicaye ariko hari ikintu gisaba ko tubanza guhaguruka kugira ngo tugishyikire twicaye ntitwagishyikira cyane. Rero uwo mutipe atanze ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata ni hari i Bugesera. Umukobwa wo munsi abonye sinyasiyo igaragaza ko umugabo yatanze ikirego gisaba ko ubushyingirwe bwashyingiriwe mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera ku itariki runaka buhindurwamo ibyari ivangamutungo muhahano ko byitwa ivangamutungo rusange n'imitungo umugabo yasobanura hiri inzu mu mujyi wa Nyamata, isambu mu murenge wa Juru, isambu mu murenge wa Ruhuha mu cyari komine Ngenda, inzu mu mujyi wa Kigali, byose arabisobanura agaragaza nimero z'ibyangombwa byose. Umukobwa iryo joro yaravuze ati nushaka urarukanuye. Ako se ararakanuye sakora iki yahise amubuza ibitotsi buraraka nkubwire biravuga ngo iryo mwamba buri bitotsi ubwo njyenyera uko bari babyumvikanye nibura ariko arasinziriye none agiye kumuraza kanuye. Oya yagoma nyine ibyishimo birahenda kabana, ibyishimo birahenda. Uwo mugabo yarayisimba n'umugore barisimbana kubera hari ibyishimo. Urumva rero amasezerano ni 3: ivangamutungo rusange, ivangamutungo muhahano n'ivanguramutungo isesuye. Amasezerano ni 3 rero ariko nanjye umbwiye ngo tuvangure umutungo nanjye nitwajyanamo. Ni gute pastor asezerana ivanguramutungo? Ariko se abantu ni gute pastor asezerana umutungo? Abantu benshi banga gusezerana umuhahano ni pasteri, ibyo bintu ubundi byabaye kwandi. Ariko abantu benshi banga gusezerana ivanguramutungo risesuye none ko nta kintu babifitiye. None se babifitiye ariko se none se urwo ni urukundo kama? Urwo ni urukundo cyangwa? Ariko se wayikunda umuntu ngo muvange iki? Ni ngo muvanga umutungo. None se muvangura kubiki muvangura kandi mugiye kugira ngo yasagira ubushake bwo gushakisha. Ariko kamuze umuntu uraru kwambariye ubusa mu gitanda. Ubundi kuvanga umutungo birenze kugira ngo umuntu akwiyere kuko ari wagize ngo ni ikintu gikomeye cyane. None ira story umaze kumbwira ya Platin reka dite tuyihuza n'iriya yo mu Bugesera umaze kuvuga. Bihuze kuko urumva duhaye urugero rw'iriya story kubana nkubaje ibya Platin. Oya niko bimeze. Rero story ya Platin nibwira ko hagati ye n'umugore we bagombaga kwicara bakaganira. Platin yashatse umukobwa zikatwite kuca atamwanze mbere yuko bajya mu murenge kandi ko yarazi katwite. Urabyumva neza? Noneho rero uyu munsi ingaruka zamubaho niba ramuka bakubise hasi iriya etage cadastre ni biki? Etage nishaka ibingana ni amakuru bagomba kuyigaburamo kabiri 100%. Inzu yashatse mu buzima bwo 50 nashaka yari do bagira paso. Ariko se uriya ariko nk'umunyamategeko reka bajya nkubwire naraye mbonye Brian ku Isimbi TV na Sabe Brian nguriya nzu yayubatse ngo yaragadasinziriye ngo yubaka ibyo yakubaka byose nashaka yarubatse umujyi wa Kigali wose ni 50 kuri 50. None se ariko umunyamategeko abanyamategeko hariho nagane nabambwira ko bashobora kureba bakareba icyajyanye ura mugore kwa Platin nibasanga koko ari biriya byo kugira ngo mugereke hinda cyangwa kugira ngo atware imitungo ye bashobora kureba ukuntu babigenza. Nka telefone yangirisha ugiye kumuhamagara se? Ndahamagara uri munyamategeko. Okay, muhamagara twumve icyo kamara kushaka kumfata nk'inyeshyamba zose ziba zira. Oya ntabwo ari ukugufata njye mashaka kumenya kandi ubu ngomba nero kubariza abadukurikiye uko bari kwibaza se koko jewe naburanye divorce cyari cyo narayangaga umugore ayishaka. Urabyumva neza? Ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe icyo bita ivanga mutungo rusange. Nashaka Platin abe yarubatse umujyi wa Kigali wose amazu yose ari umujyi wa Kigali. Umukobwa akaba yarajazanye ikariso n'ikanzu n'ishakoshi ibaga nta kindi azanye bagomba gupasura 50 kuri 50. Reka kwagiye muhamagara umunyamategeko uyitumubwira ko turi uyu ntakunda kuburana imanza za divorce uyasengera muri Zion Temple ni metero kakaye uyitumubwira ko turi mu kiganiro uyu yari metero wantuze wa yino metero wanjye ongera varina metero wanjye. Yes ashimwe. Yes
umva amafaranga ari hese ko natojose oya jya mu by'amategeko uri kuri kamera hanyuma iyo abantu basezeranye ivangamutungo rusange kuba umusore yashaka umukobwa nta kintu azanye umusore yarubatse etaje niyo yakubaka etaje 10 muri divorce baravuga ngo umusore ngo umukobwa ntacyo yazanye ngo umusore ngo kuko yashatse ibintu agashaka umukobwa ntacyo afite umukobwa yagenda amara amasa si 50%. iyo umusore yiyemeje gusezerana n'umukobwa ivangamutungo cyangwa umukobwa akemera gusezerana n'umusore ivangamutungo niyo iki gihugu cyose cyaba ari icye nta mugenzi we ntacyo yazanye bivuze ngo ni impano yamuhaye ya 50% y'iki gihugu cy'u Rwanda bivuze ngo bagomba kugabana bagapasura 50% yaba yaraje imbokoboko aba yamwemeye ni amasezerano hagati y'abantu babiri amasezerano abantu babiri bagiranye hagati yabo ahinduka itegeko kuba wiyemeje gusezerana nawe ubwawe ubona ko ntacyo yazanye nuko hari 50% y'ibyaho umuhaye nuko wamukunze kandi iyo ukunze umuntu umuha impano ubwo rero wamuhaye impano agomba mutandukanya arayitwara kabisa awisubiza impano yatanze niko bimeze. Maître nashaka kukubaza urabona hari nk'umusore uherutse gushaka umukobwa atwite afite inda ariko aza gusanga uwo mwana yabyaye atari uwe yego ubwo se ntabwo bashobora kureba barebe ko wenda uwo mukobwa yari ari guhungira kuri uwo musore kugira ngo abone aho abyarira wenda iyo si impamvu yo kutagabana umutungo ubundi n'umwana ntabwo akwiriye kumwihakana kuko amategeko aravuga ngo umwana afite se umugabo wa nyina apfa kuba yavukiye muri urwo rugo kuko mu bigaragara nawe kuko ari yaramwitiriye umwana nuko nawe yamuryagaho none se atamuryaho byari kugaragara kare bitarenze gukenyerera mu cyamo bivuze ngo bararyamanaga umwana afite se umugabo wa nyina mu rwego rwo kurengera umwana kugira ngo umwana ataba victim ni ukuvuga ngo hari umusore uherutse gutandukana n'umugore we bamwita Platin yashatse umugore asanga umugore atwite ariko azi ko inda atwite ari yiwe noneho nyuma umusore wamuteye inda aza kumubwira ati n'ubwo bwose uriya mwana umupostinga uvuga ngo n'uwawe umwana n'uwanjye bagiye gupimisha basanga umwana koko n'uwo musore wavugaga ngo uwo mwana upostinga si uwanjye ku itegeko kugeza kuri uyu mwanya ubu turavuga ko umwana asubira kwa se cyangwa aguma kwa Platin kuri uyu munota mu mategeko umwana n'uwa Platin kugera kuri iyi saha ku mategeko yego umwana n'uwa Platin umwana afite se umugabo wa nyina kandi yaramubeshye ngo namubye Platin niwe ufite uburenganzira bwo kudeza umwana kanga umwana kandi bica mu nkiko ntabwo ari ukubivuga gusa we ashobora kuvuga ati nubwo yabyawe n'uriya mugabo uyu mwana n'uwanjye sinshaka ko uyu mwana azagira igikomere ngewe Platin nk'umugabo w'umunyarwanda ariko niba nabyo bimunaniye kubyakira afite uburenganzira bwo kujya kubiregera muri keko icyo bita kwanga kwihakana umwana utabyaye ariko kugera kuri uyu munota bitaraca mu rukiko umwana n'uwa Platin imbere y'amategeko n'imbere y'Imana none aramutse wenda yikuyeho umwana bikaba ngombwa ko atandukana n'umugore we uwo wamubeshye imitungo Platin afite babaye barasezeranye ivangamutungo risesuye bayigabura bayigabana 50 umwana azaherera kuri se umwemera yego ariko kubijyanye n'umutungo bazagabana kuko basezeranye umutungo uvanze ubu etaje ya Platin barayigabura barayiryaho 50% rwose barayimwandikaho 50% umwana namwihakana azajya kwa se ariko umugore bazagabana kuko basezeranye ivangamutungo itegeko ntirihinduka ngira ngo wenda itegeko hari ukundi ishobora kwicara rikareba rikavuga ngo uyu mugore yaje kuri uyu musore abizi neza ko afite inda kandi inda afite atari iy'uyu musore nta itegeko ryateganyije muri ubwo buryo iyo mwasezeranye ivangamutungo uko byagenda kose mafu we afite 50% kuri uwo mutungo icyo azihakana n'umwana ariko ku mitungo bazagabana banganya bazagabana n'uyu mugore wiwe cyane rwose itegeko ntabwo rirabisobanura ukundi ariko kugera kuri uyu munota niko bimeze nese ko hari abantu bari kuvuga ahubwo nyine uwo mwana
mu gihe atamwemera uwo mwana azaherera kuri se ariko niba ajya kugabana muri divorce bazanganya umwana azamubyaruka yego azamuhase cyangwa se amwemere amurere nk'umwana w'umunyarwanda kuko yavukiye mu rugo rwe. Nk'umunyamategeko nihe nama wamugira? Inama ku bijyanye n'iki? Ku bijyanye no kuba yakemera umwana cyangwa akamwihakana. Njyewe nk'umubyeyi mu nyungu z'umwana kandi ni umutegetsi w'ejo hazaza n'umuntu uzatugirira umumaro. Njyewe ndi Platin mugira inama kuko ndi no kubikurikirana. Yego. Ni ukuri uyu mwana namugira uwanjye nkiyamuriya mugabo kuko uriya mugabo ni rutwitsi ni nawe waje gusenya umuryango kuko iyo atabivuga ntibyari kumenyekana. Noneho Platin nk'umuntu w'inyangamugayo nk'umusore mu by'ukuri twemeraga uyu mwana mu nyungu z'umwana. Yego. Yakwiriye kugira ngo uyu mwana mugire uwe anahita ajya mu kumwandikisha mu irangamimerere kandi rwose bibandeme nabaye byiza ntawe udakosa yababarira umugore bakongera bakabana ibyo ari byo byose umugore nawe arabonye kabisa njyewe ndabivuga nk'umubyeyi. Yego nanjye niko umubyeyi rwose mu mategeko ho hari ukundi yabitegeka ariko ndabivuga nk'umubyeyi mu nyungu z'uriya mwana ugiye kuba victime akazakura atereganwa n'umugabo nk'uriya waje gusenya urugo rw'abantu. Kuko uriya muntu wabikoze we ngewe namufata nk'umugome yaje gusenya urugo rw'abantu niba byarabaye byari byarabaye ariko yakagombye no guceceka kubikora rero yaje gusenya ruriya rugo bose arabanga yanga umugore yanga na Platin. None se uriya musore we yari kubona umwana we bari kumwitirira akihangana koko amaraso yawe bakayitirira undi muntu? Ese ko yari yarabizi ko kujya atabivuze batarajya mu murenge ni ugukomeretsa umwana ku mutima. Aje gukomeretsa abantu batatu agiye kwica umwana we mutoya mu mutwe yishuru asenya urugo ababaje uwo bakundanye ababaje n'uwashatse uriya mugore atazi ibyo byose. Byari ibanga ryabo n'Imana kuki azanye ibyabereye mu ibanga akabizana ku karubanda. Hari ikintu aje gusenya mu mutima wa Platin. Njyewe ngira inama Platin navuga nti uyu mwana ndamuzana n'umugore wanjye turabana manfu les conséquences ndazemeye niyo nama namuha nk'umubyeyi ariko mu mategeko n'ibindi. Yego murakoze cyane metre. Mu nyungu zo kurengera urugo rwanjye n'umwana wanjye wavukiye mu rugo rwanjye n'uwanjye. Yego yes murakoze. Urakoze metre wanjye. Ase uziko bino bintu metre avuze numvishe nanjye ari byo. Erega jewe nakubwiye ngo jewe nubona nicaye aha nubona mvuze ibintu ujye umenya ko mvuga ibintu bifitega. Uyu mumetre yitwa Mukamusoni Antoinette. Amubwiye ko turi mu kiganiro? Nabwiye ngo ari kuri kamera avuge yaringanije ari kuri kamera. Nabimubwiye. Okay niba bimubwiye nta kibazo. Icyo nakubwira rero abantu bose uyu mudamu nta muntu utamuzi kuko ibyo avuze kuri Platin nibyo nagina. Platin azakurikira kino kiganiro yemeye umwana amwiyandikeho avuga ngo umwana n'uwanjye yavukiye muri urugo. Nibyo nanjye nakubwiye ahubwo se kugeza ubu mwana yavutse ryari? Kiye nibwira ko uyu mwana kugeza ubu yananditse mu irangamimerere. Yaranditse n'ubundi burayanditse kandi yanditse kuri Platin kandi yanditse kuri nyina na Platin. Rero urumva kugira ngo wandukuze umwana yego bisaba bijya mu rukiko. Uyu mugabo wiyitirira uyu mwana yaje kuba gateranya rushenyi yaje gutwika urugo rwa Platin. Yego rero kuba bavuga ngo DNA ngo amaraso ngo barapimye ngo basanga sa ya Platin. Yego ibyo biranashoboka ibintu byose ubusumuntu najya hari igihe umuntu ajya kwipimisha sida yagira hamwe bakamubwira ngo ntiyanduye yagira handi bakamubwira ngo randuye. So ibyo byose rero amaraso ntabwo twagenda kuri ibyo ngibyo. Ibyo ni iby'abantu bazanye ariko iby'Imana yemera byo. Uyu mugabo ni gute Platin yasezeranye n'uyu mukobwa n'uyu mudamu yarazi ko uyu mukobwa twita inda ye kuca atadekaraye mbere ngo avuga atari ko uyu mukobwa twita inda yanjye. Ibyo rero ntabwo twabyemera mu mategeko. Umubyeyi niba Platin ari umugabo washatse zikagiye gushaka umugore akaba yarandikishije uyu mwana mu irangamimerere nahagarare ku mwana we kubara yuko nuvuga ngo yamwaki none se umugabo yigeze ahemba uyu mugore. Platin niwe wahembye umugore niwe mutwaye kwa muganga niwe mwandikije mu irangamimerere niwe wareze umwana niwe uzi ikigozi niwe uzi ibyo umwana akeneye niwe amenye ibyo umubyeyi akeneye niwe waguze ishati isombi wagiye kugura isombi niwe waguze ikinono kijya mu isombi niwe wakoze buri kimwe cyose. So bivuze iki rero ahubwo uyu mugabo ni rutwitsi ni rushenyi ushaka gusenya urugo rwa Platin. Ntabwo ibintu ari byo. None ubwo Platin umwana se azajya amwita daddy
oya ni dadi ni papa we uwa mwarikishe mwirangamimerere niwe papa. Ubona ari kosa Platin yakoze? Ntabwo navuga ngo ikosa Platin yakoze, reka mpere ku mukobwa. Icyo duhera ku mukobwa, ese umukobwa we yemera ko umwana atari wa Platin koko? Nta verisiyo yiwe aratanga. Okay, kuba ataratanga verisiyo rero sasa umwana ni wa Platin. Kubera yuko Platin yashatse yaryamanye n'uyu mukobwa. Yego. Birashobora ko umukobwa yamubwiye ati ndatwite wanteye inda. Platin ashaka kugira ngo amukize amenyo y'abasetsi hakiri kare. Yego. Bakora ubukwe yenda huti kugira ngo amuvane mu menyo y'abasetsi kwa twite azabyarire kwa Platin. Yego. Umukobwa yamaze kubwira Platin ko atwite. Platin nawe akora iyo bwabaga, akora ibishoboka byose kugira ngo uyu mukobwa azabyarire kwa Platin nk'umugore wa Platin. So urumva rero Platin yabaye intwari, yabaye umugabo nyamugabo, yakoze iby'abandi byananiye abandi benshi bamwe na bamwe bajya batera abakobwa ba amada n'abadamu ntibabashake. Rero giye kurwanya ruhande navuga ngo Platin ni ukuri kw'Imana n'umuntu w'umugabo. Ahubwo icyo musaba ni kimwe, atumva babwire we naharanira uburenganzira bw'umwana we n'ubutabyaye mu nda ya nyogo, n'ubutabyaye n'umwana utaravukiye iwawe uramufata ukamurera ukajya mu bigo runaka ugasaba leta ukavuga uti nje gusaba umwana nzamubera papa, umugore wanjye azamubera nyina, uyu mwana tuzamubera ababyeyi. Uwo mwana mukamurera agakura akabita papa akavuga ngo daddy na mami. Platin rero nafata umwana we ntawe bamuburana. Ubuse nukuvuga ngo uriya munyamategeko avuze ko Platin abaye umuntu ushaka kubaka yagarura umugore we mu rugo n'umwana bakongera undi muntu muzakorana ikiganiro kuri iki kiganiro ntabwo ari kwitaba. Mpamagare Platin kuko jewe ndifuza mubwo ruti ndi kumwe n'umupastor arimo aratanga ubujyanama hagati yawe na madamu. Ntuvuge byinshi, umwana ngana iki, ibyo birahagije. Ubundi mpite nkubwira icyo amategeko ateganya. Uyu mugabo Platin yamusaba indezo yayikura hehe? Kamuhamagare ndende niba uzi icyo bita indezo ariko y'umwana. Reka tumuhamagare nako ndi kumva itinze gucamo. Muhamagazi yanjye. Aya. Ese katayizi? Kanone ni bicamo. Nimero yawe arayizi? Arayizi. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Sababu za muri kamera nta wundi muntu ufite amakuru y'umwana. Nta wundi muntu ufite amakuru y'umwana. Reka turebe kwinjira kuri verisiyo y'umwana uko ngenda ashaka gukora kuri verisiyo ya Platin n'umugore we kuko buri umwana afite uburenganzira bwiwe. Nibyo uriya munyamategeko amaze kutubwira ko rwose mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bahereze umwana uburenganzira bw'akwiwe. Platin abanye n'uriya mugore we Olivia byaba byiza kurushaho kuko byafasha umwana. Nanjye ndabivuga nk'umunyarwanda, nkongera nkabivuga ndabivuga nk'umunyarwanda, nk'umubyeyi w'umunyarwanda, nkongera nkabivuga nk'umukozi w'Imana. Ibintu bya divorce, ibintu byo gusenya kwa China Raiso pepo satani abo nabazimu bagende mu izina rya Yesu. Kubera yuko uyu mugabo aramutse atanze ikirego umwana, uyu mugabo nyine uvuga ko umwana niba ari Olivier niba ari indi atanze ikirego mu rukiko. Yego. Platin afite inzira ebyiri. Afite inzira kuba yakemera ko umwana yamutanga. Ariko nanone hari icyo bita indezo. Yarari he? Yego. Asezerana n'uwo yita ko ari nyina w'umwana. Icyo ni kimwe. Ise w'umwana ahubwo. Oya. Nuvuga ngo Olivier yarari hehe? Uyu mukobwa asezerana na Platin. Uyu Olivier yabwiye Olivier ko yamuteye inda. Olivier aramubwira ati rwose naguteye inda ariko nta bushobozi mfite bwo kuba narera umwana. Noneho Olivier ahita yihamagara Platin aramubwira ati uzi ko wanteye inda. Platin avuga ati reka mitagushyira mu abantu John yavuze kuri The Choice. Abahe. Urabyibuka? Abahe. Yaravuze ngo hari abagabo bimbwa. Uribuka ibyo yari yavuze ariko? Yaravuze bandeze. None se wowe niba ushobora gutera umuntu inda yakubwira ko wamuteye inda mu kimbo cyo ubwo kumubwira ngo wanteye inda yagomba guhita amubwira ati niteguye kugushaka. Asa abantu bose bateye inda barabashaka. None se umuntu wakwemereye ko muryamana nire tegeko rivuga ko baza wumve se umuntu wakwemereye
kukwiyamburira ubusa yego akemera ko izo ntanga zinjira yego muri we ukamutera inda akakubwira ngo wanteye inda yabivuze iki rero uramuha option ebyiri niteguye kugushaka kugushyira mu rugo cyangwa se mu kimwe ndiyandikishaho umwana wowe ubwawe urahitamo ko nkugira umudamu mbe papa w'umwana ube mama w'umwana cyangwa niba wumva tutabana umwana ndamwiyandikishaho hanyuma nzajye mukurikirana mufashe umufite wabyumvise so muri ibyo bibiri ni iki Olivier yaba yarakozemo icyo ntabwo twamenye icyo yavuze icyo tuzi ni uko Olivier yamubwiye ko atabona ubushobozi bwo kuba yamutunga n'umwana umukobwa arahita ashaka bushoni ya kabiri yo guhita yishakira umugabo ahita abwira Platin nawe yishakiraga umugore Olivier umugore Olivier rero sasa yahise yisabira ubuhungiro yiboneye ubuhungiro kuri Platin yego kandi iteka impunzi ntabwo bayishimuta aho yahungiye yitwa impunzi wabyumvise iyo ibaye impunzi hari igihe iba impunzi yagera yikabona n'ubwene gihugu Olivier ase yahunze banza wumve ubwo urumva niba Olivier yarabwiye Olivier ko yamuteye inda Olivier akavuga ngo nta bushobozi mfite bwo kurera umwana Olivier akibonera Platin akamurambagiza bakemerana kubana Platin nawe yagera muri rompuwe nawe muri rompuwe akajya akora amasuku neza gahunda kwa tekinike bikarangira Platin ashakanye na Olivier yiboneye ubuhungiro kandi ushobora kuhunga kuva mu gihugu wavukiyemo wajya mu kindi gihugu kigaguha ubwene gihugu ukamwera igihugu w'icyo gihugu bivuze iki rero umwana wa Olivier yabonye ubuhungiro ahabwa ubwene gihugu kwa Platin ubwo nuko banga umwana ntabwo akiri wa Olivier n'uwa Platin niko byubakitse ese ko Platin warabyemera niba atabyemera ahubwo nawe yaba ari gito kuki yashatse umugore uzi ko atwita umwana atari uwiwe hariya n'indi yaririmbye ngo magorwa wabyumvise neza Platin ntashobora kwanga uyu mwana ntibinashoboka aramutse amwanze se afite uburenganzira bwo kumwanga ubundi Platin nabishaka aramwanga cyangwa mwemere banza wumve Platin rega yemera yanga ibibazo bimuri imbere harimo ikibazo cyitwa niba ajya muri divorce harazamo ikintu cyitwa kugabana yego kuko itegeko uyu munsi wa none rirengera umwana rirengera abana ku bijyanye n'amashuri ntabwo riha abana iminani itegeko ry'uyu munsi riravuga ngo iyo umugabo n'umugore badivorosheje bagomba kugira uburinganire ku bana babyumvise neza bagomba kugira uburinganire ku bana mu burezi bw'abana bakabigisha mu mashuri ariko ntabwo itegeko uyu munsi riha umwana 8 ahubwo rimuha ubumenyi mu mashuri bivuze iki rero mu gihe Platin yaba uyu mwana atakiri uwiwe we iby'umwana mu burezi ntibimureba icyo gihe bireba nyina n'uwamubyaye n'uwamugabo witwa ko wamubyaye ariko nkanjye nka pastoro nk'umunyarwanda nk'umubyeyi ntabwo nashyikira ko Platin yanga uyu mwana yes narwe niko tubyumva kandi n'udukurikiye ashobora kuba yabyumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi wowe uramutse ubaye umubyeyi wa Olivier mu buryo wenda bw'umwuka yego nihe nama mugira inama namugira namubwira inama yo guca bugufi akubaha umugabo yego kandi ndanabasengera usibye n'ibyo ndasoza n'isengesho mbasengera sibo gusa n'abandi bose bafite ibibazo bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bakwiye pare na marene ndasaba pare na marene ubwo ni Crema saba Crema niwe wabaye pare Crema Knowless Crema umugabo wa Knowless ishimwe ubwo rero reka musabe ngo nabe hafi ya Platin marene nawe icyo musaba nabe hafi ya Olivier ni Olivier yego abe hafi ya Olivier babahuze bombi aba bantu Crema na marene nibabanze bahura ubwabo bo babiri ubwabo babanze bahure baganire muri kwa kuganira kwabo bakuremo igisubizo cyubakura urugo gisubiza urugo ku murongo uyu mugabo buza wiyitirira umwana ngo ibiki ngo bapimye ngo amaraso ibiki ibyo nibyibagirane mu izina rya Yesu hanyuma Platin nafata umwana hanyuma nibarangiza bahamagare Platin na Olivier babwire ngo muracyatwubaha muribuka ko twabamaze inyuma igihe runaka dutegura iby'ubukwe bwanyu muribuka ko ari umunsi twiriwe umunsi wose n'ijoro ryose inyuma yanyu murabyibuka neza niba mara kubyibuka rero babatega amatwi babumve
babagira inama yo gusubirana, yo kubaka urugo ruzira amatiku, ruzira amagambo, kubera yuko uru rugo iyo subiye inyuma nkakurikirana Olivia nawe yumviye amagambo ko Platin yaba afitanye ubumwe na Inkuru. Ese ko yaba afite ubumwe na Inkuru kuko bose bafite management imwe. Platin Uko Platin nawe Platin ni umusitare na Inkuru ni umusitare. Ariko ngo kandi abantu nk'abo bafite n'ibintu baganira bya business. Ariko ngo Olivia umugore wa Platin yahamagaye Platin amubwira ati banguka dore inzu yahiye. Nyine urumva afite umwuka utari mwiza. Ngo Platin ahageze asanga inzu ni yose yagira ngo rero buri hari hahiye buri oya ntabwo hari hahiye. Nyine urumva ni ya magambo abantu bashobora kuba barajyanye amagambo kwa Olivia bati umugabo wawe ya Inkuru yaramutwaye yinjiye Inkuru basigaye babana nk'umugore na mugabo igihe ubutamubona uzanyumenya kari kuri kwa Inkuru. Ariko icyo navuga cyo ni kimwe, Inkuru nawe si umugore mubi, si umukobwa mubi. Wabyumvise neza? Arifashije, arishoboye, ntabwo ari mubi. Rero Platin adakeneye gusenya nuko agomba guca bugufi. Olivia agomba gucira bugufi umugabo, bagatega amatwi abakuru, bakabajya hagati, bakabunga, bakabaganiriza, bakamenya umwe wese akamenya icyamukuye iwabo, icyatumye bubaka. Ntabwo baje gukina, niko zubakwa. Reka mabwiye ngo niko zubakwa. Ariko muri uko zubakwa zigomba kubakirwa ku murongo, kandi ndabifuriza umugisha w'Imana, ndabifuriza gusubirana, bakubaka urugo rwiza, bagira amatwi, bagira ugutwi kumwe, bagushyiremo ibiti, bakuzibire, ukundi gutwi kw'iburyo gufunguye, bagufungurire inshuti zo mwibanga. Yego birumvikana. Dusoza ndagira ngo usengere abadukurikiye cyane cyane ari abafite ibibazo byinshi, kuko nta muntu bakwisi buri atagira ikibazo. Nibyo pastor? N'ibihugu bigira ibibazo. Bose n'umukire wa mbere ku isi afite ibibazo. Abafite ibibazo by'amafaranga ye muri banke, abafite ibibazo byo kuyipangu kiwe ko amabanda ashobora kuza agakubita abasekirite, akica abasekirite bakamwinjirana. Nta muntu n'umwe utagira ibibazo. Naravuze ngo agahinda kose nta gahinda k'agakire kabaho, nta n'agahinda k'agakene kabaho. Buri gahinda kose kameze nk'akandi. Jewe nagiye kubona mbona mwiyerekwa, mbona Karine umukobwa wa Rusesabagina wa Paul Rusesabagina, mbona yicaye mu bazungu ahantu muri sare, nk'uko abantu baze gusubira mu kiganiro kiri ku Urugendo TV gifite ibihumbi 70 bimaze kukireba. Hanyuma mbona idarapo ry'u Rwanda n'idarapo rya Amerika, mbona bavuga ku bintu by'u Rwanda. Wa mukobwa nawe ahagaze, ngiye kubona mbona rimwe arahabwa igihembo. So bivuze ngo rero hari intera yarazamuwemo. Iyo ntera rero urumva yayizamuwemo kubwo yahawe igihembo n'umuryango runaka wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo w'indashyikirwa. Ariko muri iri yerekwa hari n'iyerekwa rindi mbona Karine Kanimba. So hari uburyo atafataga u Rwanda neza, atiyumvagamo neza u Rwanda, kavukire ya se, kavukire y'ababyeyi biwe. Ariko ndimwe ndamubona amanuka i Kanombe, noneho nongere impanura ubundi buhanuzi, amanuka i Kanombe aza gusura u Rwanda, avuga ngo u Rwanda uko nari ntekerezaga siko dusanze. U Rwanda n'abanyarwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda mu mbabarire kubyo navuze. So rero ubuhanuzi bwanjye bwasohoye. Yego. Wari wahanuyemo iki mu ncamake? Nari nahanuye yuko Karine Kanimba agiye kuzahabwa. Nagiye kubona mbona idarapo ry'u Rwanda n'irya Amerika, mbona yicaye abantu ashimirwa, azamurwa mu ntera y'ikiciro yari arimo. Mu yandi magambo rero, iyo uhawe umudari, uwo mudari ukaba utaruwusanganywe, nuvuga ngo ubuvuye ku rwego wari uriho ubugiye ku rundi rwego. Yego. So rero byarasohoye. Yego. Ndagira ngo rero udusengere. Reka twifurize rero abadukurikirana bose ku Urugendo TV, tubifurize umugisha w'Imana, tubifurize ibihe byiza, tubifurize weekend nziza, tubifurize guhaha bakaronka. Ababuze ibyangombwa mu bihugu bitandukanye bakira ibyangombwa, abarwaye barwaze bakira, abafite imyuka mibi barwaye imyuka mibi Imana bakureho imyuka mibi, buri nyatsi yose na karandi yariyo yose. So urumva rero buri muntu wese ikibazo aherereyemo Imana ikimukize, Imana imuha igisubizo mu cyimbo cy'ikibazo, kandi Imana inde buri muntu wese, abari kure n'abari hafi, abarwaje
Imana ibahe gukira. Abafite ibibazo bitandukanye mu muryango, mu imyuka mibi, karande, inyatsi, mu rushako, mu rubyaro, ababuze urubyaro, muri fiansaye, abafite amadeni bishyurirwe n'Imana, kandi Imana ibahe inzira, ibacira inzira zo kwishyurwa. Buri muntu wese ababuze akazi, Imana ibaha akazi. Abarimo barasezererwa mu kazi, Imana ibasubize mu kazi. Abafite buri kimwe cyose bifuza, buri kintu cyose ku buzima bwabo, reka Imana ikibasubize mu izina rya Yesu. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, tugushimiye uburinzi bwe bukomeye. Witwa ndiho kandi uzahora iteka ryose, ushobora byose, nta cyakikunanira. Uko Mwami Imana, uko wabanaga n'abakera, n'uyu musore ni kubanye natwe. Yesu Kristo uko ari ejo n'uyu musore ni kuri. Abaheburayo 13:8 ngo Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu musore ni kuri. Abaheburayo 10:9 ngo maze irambwira iti dore nkuru y'ibya mbere kugira ngo nkomeze ibya kabiri. Hari ibya mbere byavuyeho, reka ukomeze ibya kabiri. Yeremiya 29 umurongo 29 data twese 11:29 ngo nzibyo nibwira nzabagira n'ibyiza ntabwo ari ibibi kugira ngo mbarebe mutima mushya ibyo muzabona hanyuma. Muzagenda munsenga nanjye nzabumva, muzanyambaza nanjye nzabitaba. Uwiteka aratubwiye ngo nitukwamaze uzatwitaba. Waratubwiye ngo twifuriza byiza no twifuriza ibibi. Yeremiya 31 umurongo wa 4 waravuze ngo uzongera kutwubaka, n'utwubaka tuzatwubakitse. Hari aho twasenyutse, hari abantu basenyutse, abagore barasenyutse, abagabo barasenyutse, abakobwa barasenyutse, abasore barasenyutse. Mwami Imana, hari abantu bari mu kazi kadashyitse, bari ku marembo nka Barodekayi, abo bakure ku marembo, abo baha akazi kumugisha, ubambika imbaraga. N'abasengeye, abasekirite ku marembo, abapolisi ku marembo, abasirikare ku marembo, abakozi mu bigo bya leta, abayobozi batandukanye, abari muri za ONG zitandukanye, abakora buri kintu cyose, abari mu mabanke, buri muntu wese ukora akazi nkako ku irembo, reka umwubakire izina mu izina rya Yesu. Abarwayi bakire gukira, abari mu nzu z'imbohe bakure mu nzu z'imbohe, kandi Mwami Imana buri muntu wese ikibazo kimuremereye, reka data twese gihinduka igisubizo. Urakoze Kristo kunyuma no kubikora. Mwami Imana, sengeye umuntu wese udukurikirana, dusenge Metero Antoinette Mukamusori mu izina rya Yesu. Platin n'umugore we Olivia turabasengeye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zihunge, imbaraga z'abarushenyi zihunge, bamateranya bagende, banyamujyanino bagende kwa jina la Yesu. Mwami Imana, uko bubakiye barambagizanya, ongera ububakire, ubakomereze urugo, ubarinde kandi ubakomeze, ubarinde divorce, ubarinde gutandukana, ubahe kubana by'akaramata by'iteka ryose. Ikimana yateranyije ntakagira ugitandukanya. Abazanye amagambo kuri za social media bifuza ko batandukana, abo ndabatesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ndubaka urugo, ndarusubiranya, ndarema ibintu bisha, ndarema iterambere. Uyu mwana turamusengera babyaye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye Karine Karimba mu izina rya Yesu Kristo, umuhe gukura igihugu cy'u Rwanda akivuge neza na Serusesabagina mu izina rya Yesu. Buri munyarwanda wese ahari ku isi yose umuhe data twese amateka mashyashya. Abari mu nzu z'imbohe Mageragere, abari Insinda, abari Muhanga, abari Miyove, abari Gisenyi mu izina rya Yesu, abari Cyangugu, abari Rubavu mu izina rya Yesu, abari Butare Karubanda, abari Nyanza mu izina rya Yesu, abari muri Nyagatare no hirya no hino, abari mu magereza atandukanye, mu magoro atandukanye, turabasengeye, tubasabiye imbaraga, tubasabiye umugisha. Mwami Imana, ukore ku mutima w'umukuru w'igihugu n'ubuyobozi bw'igihugu. Mwami Imana, abarengana barenganurwe nawe, abazira ibyo bakoze ubahe kwicunuza, basaba imbabazi nabo basokemo. Turabasengeye igihugu cy'u Rwanda ugihindura amata n'ubuki. Waravuze ngo tuzamu gihugu cy'amata n'ubuki, kandi Mwami Imana Yesu Kristo waravuze ngo nidusaba tuzahabwa, nidushaka tuzabona, nidukomanga tuzakingurirwa. Dusabiye umugisha igihugu cy'u Rwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Buri muntu wese, buri muyobozi wo mu Rwanda ahabwa umugisha nawe, kandi uhindura umutima we, umurinde ubukomeze, umuhe ubwenge, umuhe ubumenyi mu izina rya Yesu. Urinde imbibi z'u Rwanda n'abanyarwanda. Dusengeye igisirikare, dusengeye igipolisi, inzego z'umutekano turazisengeye, uzihe umugisha, uzirinde kandi uzikomeze. Abanyarwanda bari mu mahanga mu izina rya Yesu, muri diaspora nabo turabasengeye, bahe gukunda igihugu mu izina rya Yesu. Abakurikirana iki kiganiro bose turabasengeye. Waravuze ngo nidusaba tuzahabwa. Mwami Imana, ubarinde kandi bakomeze. Abafite ibihembo bakize ibihembe mu izina rya Yesu Kristo, maze biyereka umutambyi. Wabwiye umubembe, uramubwira ngo wifuje kumukiza, amaze gukira uramubwira ngo namanuke yereka umutambyi, atanga n'ituro ryo kwihumanura. Buri muntu wese wahumanye, reka humanurwe nawe. Urakoze Kristo kubyima no kubikora. Sengeye Urugendo TV, sengeye Kamana, sengeye Kwizera Claude, kameramari, nanjye ubwaje ugena abandi nanjye ntusige mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.